Yewe nitwa Karegeya Andre Renatus, aba ntuye Gahanga mu murenge wa Gahanga. Ubwo ndi hano kuri polisi kubera natanze ruswa mu muhanda. Usanzwe ukora iki? Ukora hehe? Ndi umushoferi muri sosiyete Majerwa. Iyo ruswa wayitanze gute? Byo bimeze gute? Iyo ruswa n'ibyangombwa by'imodoka bitari byuzuye, ubwo habaho kwinginga, ubwo nsaba imbabazi, polisi arazimpa, maze kuzimpa ubwo ndamubwira nti nta na wakugurira amazi, ngura ayo mazi y'igihumbi aba ariyo nzira. Haba mbisabira imbabazi rero, nanatanga n'ubutumwa kuri bagenzi banjye bandi b'abashoferi yuko bacika kuri izo ngeso zo gutanga ruswa mu mihanda, babona n'ubigerageje kubaka ruswa bagashaka uwo babishyikiriza bakabimumenyesha, ibi bintu bikagenda bigabanyuka mu muhanda, aho kugira ngo amafaranga tugenda dutanga mu muhanda tuyaha umupolisi ajya mu mufuka we gusa, yajya muri leta agakora ibindi bikorwa remezo bya leta byatwungura twese nk'abashoferi n'abandi baturarwanda. Ubwo rero mu busanzwe mbere y'uko ujya gutanga ruswa byagenze gute? Niki wishinjaga? Wari mu yahe makosa? Niki cyagutera gutanga ruswa? Cyanteye gutanga ruswa n'amapine y'imodoka nari mfite yarashaje abiri, niyo ningingiragaho kugira ngo bambabarire. Okay, uravuga ko polisi yari yamaze kubabarira uhita umuhereza amafaranga. Ubwo rero yanambwiye se afande kumbabariye, ubu koko iri zuba ryo mu mwanya saa sita nirigera wakugurira amazi icupa rimwe rya Nili. Ati nta kibazo. Ubwo nyatanga gutyo. Waje gufatwa ute se? Nyine nkimara kumuha igihumbi nibwo nahise mfatwa ko ntanze ruswa. Wewe mbere yo kumuhereza wumvaga ko ari ruswa cyangwa wumvaga ko ari iki? Numvaga yuko ari ibisanzwe kuko nta mafaranga menshi, kurumva iyo biza kuba ruswa ibyaha nashinzwaga byasabwaga amafaranga menshi. Muri ibyo rero nta n'igice cya kabiri nagabanyijeho. Tubwira uburyo wafashwemo, nimba wamaze gutanga ruswa ugahita utabwa muri yombi ako kanya, ese byafashe igihe kinini, byagenze gute? N'ako kanya nahise ntabwa muri yombi ako kanya, ubwo njya banshiramo amapingu, njya mu modoka hirya ntegereza n'abandi bari mu ngeso nk'izo ngizo. Uwo mupolisi wahaga ruswa niwe wagutaye muri yombi? Ubwo nari mpaye amafaranga. Isomo wakuyemo? Isomo nakuyemo ni iryo ngiryo, nuko ntazongera n'uwagerageza kongera kubinshyiramo ntabimukundira rwose. Jewe ikibazo kubaza, ese bigeze kuvuga yuko ngo gutanga ka tipu cyangwa se ako kantu ko kugurira amazi, hari abandi bajya babikora, uzi ni ikintu gikorwa kenshi ku buryo uvuga uti ibyo byose ubwangiriye neza, reka nanjye nk'umunyarwanda nshyire mu gaciro mugurira akantu. Ababikora ni ababa bahaniwe icyaha bakoze, nk'uko yaba gushinja icyaha cy'ibihumbi, wenda imodoka nta kontorori ifite irasabwa 25, ubwo ati wenda zana 10 kugira ngo tugabane ibihombo, harimo ababikora pe. Ese byabaye ryari? Byabaye ejo mu gitondo saa 12 nari mu kwerekeza ku Ruhuha. Ese ubusanzwe amapine abiri yarashaje, ugombaga byaba ikosa wahanirwa iki? Ntabwo yarashaje, rimwe niryo amabuye yararikase, ubwo rero rikagaragara nk'irishaje. Bigenda bite nyine bigaragaye ko igipine rifite ikibazo kandi igomba? Iyi pine rifite ikibazo nyine uraryandikirwa. Ibihumbi 10. Yaba ari abiri ni 20,020. Inama rero ku bandi bagenzi baba bashoferi? Inama ku bandi bagenzi banjye b'abashoferi ni uko izi ngeso twazicikaho burundu, n'ugeragejwe akaba yatanga amakuru ku bimubayeho, ibi bintu bigacika. Ibyo wakoraga wabonaga ko utari mu makosa? Njyewe ndayishinza rwose kunatakoza ayo makosa, nkaba nsaba imbabazi. Nitwa Vedaste Habiyambere, akazi nkora ni ubushoferi, nkora minibus, aho ntuye mu karere ka Bugesera. Muhe murenge? Mu murenge wa Nyamata. Nyamata. Hanyuma rero uri hano kuri polisi, byagenze gute? Ndi hano kuri polisi mu buryo bwo kuba narazanywe aha ngaha n'abapolisi kubera kuba nagerageje gutanga ruswa. Wagerageje cyangwa warayitanze? Naragerageje mfatirwa mu cyuho. Yari angahe?
byari 5,000 by'amanyarwanda. 5,000 urumva utarusuzuguye uwo mupolisi? ahubwo ni irihe tandukaniro ryo kugerageza no kwitanga byagenze gute kuri wowe? Ni ukuvuga itandukaniro rihari ni uko hari ukuntu ubanza kumvikana n'umupolisi akakubwira ati gutya na gutya, ariko bikarangira kubera ko ari bwo buryo bakoresha kugira ngo babashe kubafata umunyabyaha, nubwo buryo byagenzemo. Kumvikana uvuze ngo hari ukuntu ubanza kumvikana n'umupolisi? Yes, ego. Mu yandi magambo bivuze iki? Bivuze yuko mujya muri negociation se? Nicyo bishatse gusobanura. Uwo se wahaye ibyo 5 ugafatwa byagenze gute kugira ngo ukore mu mufuka ujye kuyamuha? Uretse ko ni bya bindi bavuga mu muco wa Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo atari ayawe nta kuraramo. Njye nayo mvuye Nyamata mbacaho njye Nyanza, ndongera ndagaruka, afande nibwo yampagaritse ambaza icyangombwa nsanga singifite, biba ngombwa ko ambwira ati oya barakwandikira. Nabwo atafande wangiriye impuhwe kubona ni contrôle technique. Nubwo birangira akomeje kunyinginga ngo ndebe ko amafaranga nanjye namwinginga, ariko amafaranga sinabasha kuyamuha direct kuko ntayo nari mfite mu by'ukuri, ko nayo nari mfite byari bitanagomba gushyira mu modoka nka essence kugira ndebe ko iminsi yakwicuma. Yego. Ni wowe ariko wafashe iya mbere ntubwire uti inkoni zamba mfite akantu hano? Kubera yuko rimwe na rimwe mu buzima iyo ukeneye gutera imbere hari igihe biba ngombwa ko wirwanaho, bwa buryo bwo kwirwanaho. Hari icyo wishinja se ku mutima wawe urumva kuba ufatiwe ruswa ntacyo wishinja ku bwawe? Ni ukuvuga ngo kwishinja byo ni nk'ihame, ariko nkaba ngerageza kuba nasaba imbabazi na bagenzi banjye twafatiwe mu cyaha kimwe, kubera yuko dukeneye ko igihugu gitera imbere. Niba dukeneye ko igihugu gitera imbere rero nta mpamvu yo gufata bya 5 ngo mbibe umupolisi cyangwa cya 1000 n'aya mafaranga yari yose wagahaye wa muntu, ntabwo ari byiza. Ahubwo ya mafaranga twakombye ukemera akakwandikira kugenda ya mafaranga ukayashyira mu isanduku ya leta kugira ngo tubashe kuba twabona ya mashuri na ya mihanda tugendamo imeze neza cyane. Ego. Reka dusubire inyuma gatoya. Wari uhaye ruswa n'abagufashe byagenze bite? Niwe bamfashe. Tubwire mudero uko byagenze. Uko byagenze yarampagaritse arambwira ngo nimparike, ndaparika, maze guparika arambwira ati niwe byangombwa udafite, mubera impfa mubwira ko ntafite contrôle technique. Arambwira niba udafite contrôle technique ikinyabiziga tubajya kugifunga. Ndabwo atafande waciye inkoni zamba. Ni mu bwo rero waciye inkoni zamba nkaguhakaka? Oya, ntabwo nakoresheje iyo mvugo. Wakoresheje iyihe? Nambwe ati wansede nkagura amazi yo kunywa. Wabyise amazi yo kunywa? Yes. Waje gufatwa gute? Ni mu bwo ryo nafashwemo. Amazi se yarayakiriye cyangwa ntabwo byabura yarayakira, ariko mu kuyakira kuko yari mu kazi niho nese mfatirwa. Ese iyo contrôle technique yari imaze igihe kingana ikirangiye? Ukwezi n'igice. Wari umaze ukwezi n'igice ugenderaho? Oya, ni ukuvuga ngo uwo munsi nibwo nanjye mu igaraje, kuko urabizi ko ntabwo baguha contrôle technique ikinyabiziga kidakozwe. Ni ukuvuga ngo nayo mvuye ndi mu buryo kugira ngo mbashe kuba najya mu igaraje, niho hahise mfatiraho. Ubwawe se urumva uburemere bwo gutwara ikinyabiziga babwiye gutwara abagenzi? Yego. Muri minibus? Yego. Gutwara abagenzi mu modoka itujuje ubuziranenge, ubwawe urumva ingaruka zabyo n'uburemere bwabyo? Ndabyumva cyane rwose, no gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Yego. Kandi ukabashaka no kugira ngo ugire akantu utanga ukomeze wikomereza ibyo bikorwa byo gushyira abantu mu buzima mu kaga. Mu buryo bwiza rero ni uko ibyo bintu kugira ngo tubirwanye, ariko nagira abashoferi bagenzi banjye inama y'uko ibyo bintu batazajya babikora, ahubwo bazajya bemera bagahanirwa amakosa bakoze. Ariko twebwe muri sobanuro turasaba ngo muce inkoni zamba rwose mutubabarire. Ni abashoferi 3 n'umutandi wabo umwe bagendaga bahagarikwa n'abapolisi. Hari abari bafite amapine ashaje, hari badafite contrôle technique. Abapolisi babahagarika kubera ko bazi nyine ko bafite icyo kibazo, bakajya kubaha ruswa kandi ntabwo byemewe. Ubundi iyo wiyemeje kujya mu muhanda udafite amapine ameze neza nk'uko amategeko abisaba, cyangwa se udafite ikinyabiziga gifite icyemezo cy'ubuziranenge, ukwiye kuzi yuko polisi ntiguhagarika nyine uri bisobanure. Abapolisi baguhana bakaguhana nyine ukabyemera, ariko kubuzi ko byikeka umupolisi yaguhagarika ukavuga uti giye gusa ndaguha ruswa, ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Ariko nk'uko mwabyiyumviye, hari n'uwo
wavuze yuko umupolisi yamugiriye inama ko agomba kugenda akabikoresha, wamubabariye bakavuga ati reka nkuba amazi. Ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Turasaba rero abapolisi bose bacu yuko bajya bafata aba bantu, kubera ko nk'uko mubizi polisi ku gahunda ifite cyangwa se na polisi ingamba zihari nuko nta mupolisi wemewe kurya ruswa. Abapolisi baba barabikoze turabashimira, ariko abanyarwanda muri rusange nibumve yuko serivisi zihari batagomba kuzigura. Niba uri mu ikosa utagomba kwigura, wemere nyine ubihanirwa, cyane cyane ko uba ubizi bitagutunguye, uzi bisabwa n'amategeko. Icyo twavuga, umupolisi wakiriye ruswa arirukana muri polisi, nta mwanya agira rwose. Ibyo byumvikane, ngira ngo mukunze kujya mumaza uyu mwaka ushoje rimwe na rimwe mukabona hari abapolisi basezerewe mu gipolisi, mukunze kutubaza, bamwe baba bazize izi ngeso mbi zo gufata ruswa. Nta mwanya bafite n'umwe rwose, ayo wafata ariyo yose bigaragara ko watanze, uko wakiriye ruswa mu kazi kawe, ntabwo byemewe, bo barirukana.